We get guests in the house. On the industry on 93.1 FM. Let's go! Alright, hanyuma uyu munsi navuze direka nakire umwe mu basore bari gukora music. Yatangiye music gute, yabijemo gute, niki cyatumye za muri no music n'ibindi nk'ibyo. Aranga ati professor, ndifuza kuzaganira n'abakunzi ba the industry, hanyuma turi ukuntu niba hari inama bangira zirenzeho kubijyanye na runo rugendo ntagije rw'umuziki n'ibindi nk'ibyo. My brother, kwanza guha ikaze, amakuru yawe? Amakuru ni meza, asante sana kabisa. Umeze neza? Meze neza cyane. Okay, numvaga ntari kukumva fresh hanyuma nagira ngo noneho utangire wibwira bari ko twumva kano kanya uninde turi kumwe kano kanya muri studio za Fine FM. Sawa, murakoze. Muri kumwe na Capito Corune, niyo mazina yanjye y'ubuhanzi, niyo mazina nkoresha ku mbuga zanjye zose. Akaba ari umusore ukunda umuziki. Ukunda umuziki kandi uzi no kuwuririmba. Okay. Abanyarwanda kabisa mbijeje ko nzabaho umuziki mwiza cyane tukavibingana. Okay. Okay. Capito Corune, tuguha ikaze Capito. Asante sana. Nibwo bwa mbere muri Fine FM. Nibwo bwa mbere mageze kandi ntago ari bwo bwa nyuma, nzahora ngaruka. Iyi ni radio ya kanga ugezeho? Radio, I think this is the second one. This is the second radio I can perform. Okay. Giza cyane kabisa. Anyway, jekeshi nkunda kuganira nawe artists yori kugenda baza muri music, of course. Utubwiye izina ryawe Capito Corune. Kubera iki Capito Corune? Capito Corune ubundi bw'uburyo ryaje nko mu bintu bisa nkaho nari ndi gushakisha izina nakwitwa, ariko ubundi bwo njye nahoze nitwa Holy Boy. Ari naryo nitiriye indirimbo yanjye. Holy Boy nabwo byaturutse mu zindi situation z'ahantu nakundaga kuba ndi ku ishuri, twakundaga gusenga bitewe n'amasengesho twabaga turimo. Ndavuga ati ariko ubundi bwo kumbona abantu bakizwa bagakristuka, hanjye ngomba kuba umuhungu wera nk'aba Holy Boy rero nabyo byaje kuvaho, ariko impamvu ngiye nanarikuyeho sasa nasanze hari undi muntu warikabye ariwe Holix rero ndavuga ati nta kuntu twazitiranwa na Holix, nanjye reka nshenjinge mpita nitwa Capito Corune. Capito Corune rero naryo impamvu niyise Capito Corune, Capito ni kapiteni, Corune ni colonel, nicyo bisobanuye, niko nashatse kubibriefinga. Byiza cyane. Ukivuga ko uri Holy n'ibiri nk'ibyo byabaye niyo nabyita gute, nabyita kwa kundi ibintu bita bisa nk'ibihura. Right now mu kanya gato kari imbere ndaza ko nakira na mugenzi wawe witwa Holy Rapper. Uyu musore kubona iruhande rwawe. This is Holy Rapper. Urumva ko kanu ka Holy kahise gahuramo somehow. Ubwo urukumbo yo nkomeza nkitwa Holy Boy, twari guhurira hano twese turi ba Holy. Hatari. Bitwa ngo Holy ni byaturutse cyane kuko wari umuntu akundaga ibintu bijyanye n'Imana cyane n'ibintu nk'ibyo. Kuki utahisemo gospel? Impamvu natahisemo gospel, ntago nakomeje gukomeza ngo njye mu rusengero cyane, bitewe nuko nawe urabizi covid yaraje abantu insengero zihita zifunga. Ubwo rero ibintu byo kwitabira insengero byabaye nk'aho bigenze gakeya. Nkomeza kwikurikiranira rap, ariko rap yo nanayitangiye kera ndi umwana kera cyane. Ndibuka ko nagize no guperforminga ku ishuri, naho performingiraga rwose nkabasusurutsa. N'igihe nyiri mfite nk'imyaka 10 I think nagiye muri studio ndongera nsubirayo ngiye kuri recording, ariko ubwo nasanze
revo nshaka kujyamo ahita natari nayigeramo mpita mparika ndavuga ati nzabipangira igihe cyabyo urumva ni ibintu byatangiye kera ni ya okay. Mu rugo bifotaga gute kuko ubona wenda uri mu bintu by'umuziki n'ibindi nk'ibyo mu rugo rero mu rugo ntago bajya bumva uko nyine ibyo bintu ntabijyamo cyangwa se ntanabishobora kuko ya nabo ni abakristo of course kandi noneho ni n'abantu baba nyine ibintu by'imiziki keretse kuririmba muri korali naho kuvangura umuntu umwe weho ku giti cyawe urakora umuziki babumva ari ibintu bidashoboka ari ibintu nyine by'abantu basa nk'ababigwiriye atari ibintu umuntu amakinga ariko I think ngewe kuri ngewe icyo ushaka uragiharanira kandi iyo ushaka ikintu uragenda ukagishyikira kabisa neza cyane hanyuma rero kuva watangira music kwanza wayitangiye ryari yewe music neza ko uvuga uti ngiye muri studio none ntangiye kurikodinga indirimbo indirimbo yanjye ubundi ubwo nayirekodinze mu kwa gatatu ejo bundi 2023 kwa Genius byiza cyane kabisa hanyuma none ndashaka utubwire Capito sindarifata neza ariko gake gake ndagira ndifata Capito Corune kwanza iri zina Capito Corune waricukumbuye gute kuki nyine wahisemo kuba ari ryo ukoresha ese wabonaga ko iri zina ari ryo rigiye kuba ryatuma wenda ugera ku byifuzo byawe donc sose y'iri zina ni sose y'iri zina icya mbere cyo urukumva ko ririmo icyongereza n'icyongereza wenda ntari kwitwa nk'iry'ikinyarwanda ariko nahisemo icyongereza kuko buriya ngewe brand umuntu wabaga wa mbere muri karasi ikintu cyamfashaga rero kuba uwa mbere ntago najyagamo ngo mpanike cyangwa ngo nsome cyane nari nzi icyongereza njye nafatiraga ku kibaho teachers yandikaga ikintu nawashaga kugisoma nkakisobanurira kubera cya cyongereza nzi no kuri pepe bambaza ikibazo nkakimenya nkabati bambajije iki ngiki nanjye ngasubiza sanse niko no ibyo ngibyo ndavuga ati wazakora ikintu kijyanye n'icyongereza kiri hard mbese nk'espera umwana runaka uri kubyiruka kuba nawe yakwihatira kwiga icyongereza wenda bikazanamufasha no mu ishuri ukuyeho kuba turi abahanzi ubundi bwo turi n'abarezi kabisa muri n'abarezi niyo briefing ituma nakoze iryo zina ry'icyongereza kandi njye ndashaka no kuzakora umuziki mu cyongereza cyane cyane kabisa kandi umuziki mwiza uryoshye kabisa byiza cyane Capito Corune amazing hanyuma se Capito ni uwuhe muhanzi nk'uko bivuze ati urifuza ko nawe hari abantu bazajya bakureberaho urugero rwiza bakaba bakora icyo nawe uri gukora wowe n'indi muntu wakunze cyane ku buryo wavuga ko wenda yakubereye cyangwa se ukubera role model mu bijyanye no gukora umuziki ibijyanye no gukora umuziki hanze y'u Rwanda cyangwa mu gihugu duhere mu Rwanda mu gihugu mu Rwanda umuntu wanyisipiye kuba najya mu muziki kabisa nkumva nkuhagazemo neza umuhanzi bamwita ni itsinda ryose ni kinyatrap bushari bitray ari abantu kabisa baranyesipiye nabonye bakoze ibintu bitabaho kuko twari twaramenyeye ba Bulldog ba Fireman ba J Paul narabuze ati cyakoze cyo bya bintu birashoboka nabo bazanye n'indi njyana bita trap numva yiyongeye mu kindi kintu bikoze ikintu kizima kabisa ndabati bya bintu birashoboka nanone buriya undi muhanzi wakoze ibintu nanone akanyespira n'uwo bita zejo trap kabisa hari imwe mu ndirimbo wenda z'abahanzi uvuze wenda wabuzi uyu munsi ushobora kubibuti yana unantunguye anytime nahita ngutungura ngukubitse izi verse yaba ari ku ruhande rwa Kenya Trap muri rusange niba hari indirimbo maybe hari indirimbo nzi ya bitray bango nicyo gituma hano ariho numva nshaka kuguma
reka nibyinire sha igihugu ni ikinyatrap gusa Dream Team yahageze bibindi abana dukina na Jiro nkabona n'aba J bariyo sabaze hi bambaza ko that is okay iyo ni verse ya Betray nicyo gituma okay uba wumva ko hari igihe wifuza kuza kwana maybe collaboration na Betray ndabyifuza cyane kabisa ndabyifuza kuko njyewe n'ubundi umuziki wanjye ntago nifuza kugarukira hafi ahangaha ubundi ngo umuhanzi nyawe nshaka n'uzaza tukajya kuzana Grammy Award nizo nzozi zawe kabisa nizo nzozi zanjye Grammy Award I think Imana izamfashe kabisa nzabigereho amazing nkunze how ufite vision nini cyane imbere yawe uri kuhabona mu kintu kinini bya cyari before yuko twumva iyi song iyi beat uri kuyumva iyo ngiye ndi kuyumva nk'iyi beat nyiguhaye ngo uyikoremo song byagufata igihe kingana gute nikoremo song kugira ngo njyane nayo neza fresh njyane nayo neza utemo verse komsa no nakubajije ariko reka nkusubize icya mbere cyo njyewe uyinkiriyemo nyumva urumva nanajyanisha n'ijwi n'amagambo ndi kuvuga niyo njyewe nayumva ari ubwa mbere ukayishyiramo gutya beat yose ariko atari amapiyano cyangwa se zino zo guhogoza beat ya rap nyine ya trap neza cyane iyo ngiyo nshobora kuyifiringa niyo waba umbyukije anytime kabisa igihe wayishyiramo yose nayifiringa byiza cyane donc nashaka kumva kwanza ubuhanga bwawe bwo guhanga indirimbo ndetse numve mu by'ukuri iyo uri guhanga indirimbo uba ufite beat maybe igufasha kwandika cyangwa se wandika uri gufiringa ikintu runaka then beat ukazayishaka nyuma urakoze cyane rwose njyewe ndi kwandika nandika mfiringa ikintu runaka urumva njyewe wenda tuvuge nk'injyana y'indirimbo njyewe nyimenya mbere ndi kuyandika yuko nyimenya mbere yuko njya muri studio njyewe producer n'ukugena ngo ati nkorera makiki urumva akayakora noneho njyewe noneho nkajyanisha na wa mwimerere wanjye nkawujyanisha na ya beat akoze ariko of course injyana uburyo indirimbo iri buze kugenda yo mba nayikoze kare rwose nandika ndimo ndavuga ati aha nzagenda gake cyangwa se nzirukanka cyangwa se nzakubitamo akandi kanyorosho neza cyane hanyuma rero tubwire ku ndirimbo yawe ya mbere ubundi tuyumve indirimbo yanjye ya mbere bayita amahoriboyi bishatse kuvuga ngo ndi umuhungu wera ndi umuhungu wera kandi mu mico no mu myifatire no ku mutima njyewe ndera rwose n'Imana ije aka kanya yabihamya yagufashe igihe kingana gute iyi song kuyandika kuyitegura kuyishyira muri studio kugira ngo kugeze n'aho isohoka iyi song ubundi bwo yamfashe igihe kinini urebye kuko yavuye muri situation z'ikigo nigagaho narashiftinze maze gushiftinga mvuye muri tronkome nahise nimuka mu kindi kigo kubera ahantu twabaga twakundaga gukora ibintu bya overnight dusirimba dusenga mvuye muri bya bintu wa mwuka nyine numva hari ikindi kintu mbuze muri njyewe ndavuga ariko burya no gukiranuka burya ni byiza batereka nite horiboy nawe apeti ku ishuri bakundaga kunyita horiboy nabyo nakubwiye bura horix urangiye nta nubwo nari nzi ko nabaho mbere yuko nitwa horiboy nge ntabwo nari nzi ko horix abaho indirimbo rero n'uburyo yaje ndavuga ati amahoriboy
babo not babo ama HOLYBOY bitch ama horrible ama visible ama rossable ama winnable ama shootable ku gipimo ndapima more than MC Eminem salute enemy grande active bitch ama horrible. Amazing. Yeah. Amazing. Anyway, reka tuyumve kwanza iyi song yawe hanyuma turagaruka mu kanya gatoya. Sawa. Neza cyane kabisa. Alright, umaze kumva indirimbo y'umu artist turi kumwe right now imeze fresh sana. By the way, wakoze indirimbo nziza bro. Yeah, Melissa asante kabisa. Wakoze indirimbo nziza. Asante. Nyine akenshi igihe nikundira confidence umuntu aba afite. Ya ni indirimbo yawe ya mbere. Indirimbo ya mbere kabisa. Ukivasco byagushimishije bingana gute producer akikubwira ngo indirimbo yawe yarangiye ngo uyifate? Numvise nsa nk'umuntu nyene ugeze ku nzozi ze. Narishimye cyane no kubona arakandagiye muri studio, gukandagira muri studio byonyine. Avuze ati ishara Imana birimo kabisa. Ni ikintu kiba gikomeye cyane gukora umuziki ukawutunganya. No mbonye na support yanyu abanyamakuru mukansapotinga n'abandi bose kabisa batukurikirana bakomeze badusupporting kuko dufite ibintu bizima kabisa. Neza cyane kabisa. Anyway, producer kuri donc mbwira muri kwa recording urumva niko bwa mbere ugiye muri boss hariya wambaye kuke washyizemo beat urarecordinze byafashe igihe kingana gute? Ahubwo urebye byaratworoheye cyane. Byaratworoheye kuko ndibukana najyayo tugitama noza Genius acyatse imashini umuriro wayisubura. Urongeye muri ngewe nahise mvuga ati ibintu byanjye bizavamo koko ngere muri studio umuriro ubure. Ubwo nanabigiriyemo n'amahirwe ahubwo mbasha no kuba nanaganira twahise twicara turiganirira na Genius dutera story yetume turamenyana angira inama uburyo nabigenza turaganira cyane nyine buri wese yiyumva na mundi. Ntangiye kumbwira ati rero ndabona bino bintu bitari bushoboke reka nzagaruke tuzwe dukore ikindi gihe. Ako kanya ngiye kwambona umuriro uraje none wahita yatsa mashini beat yayicuze mu minota kurikodinga amajwi ntago negeze nsubiramo. Twafatiyeho gutya arambwira ati cyakoze pro. Neza cyane. Niwe mu producer wumva ko mwanakomeza no kuzindi project? Yeah. Genius ni umuproducer muzima, umuproducer witonda yumva umuntu ntago wa muntu ufite zagara mu mutwe. Mba numva rero bibaye ngombwa rwose twakorana na album yose kabisa. Wow, byiza cyane. Big shout kuri Genius. Hanyuma ni hip hop wahisemo gukora gusa nta yindi njyana? Ubundi ubwo Imana imfashije nta n'indi njyana nazakora. Nakora hip hop gusa. Gusa n'icyo nubwo nandi kuvuga ati nzakora icyongereza cyane n'ikinyarwanda nzajya nyishyiramo kuko ndi umunyarwanda. Yego. Of course hari n'igihe nshobora no gufata indirimbo y'ikinyarwanda nkayishyira uruhande rumwe n'icyongereza nkayishyira uruhande rumwe kugira ngo mbivangure bitaba stagnant. Neza cyane. Gahunda yo ni yindi yo kujya Grammy sibwira? Ni ukuzana Grammy Award mu Rwanda. N'umuhanzi utari wazana Grammy Award rwose sinzi kabisa ariko gusa abakuru banjye bageze ni heza kabisa. Ni heza. Amazing. Tugana ku musozo rero kugira ngo nze niganire n'undi muvandimwe turi kumwe right now muri studio. Ni zihe mbogamizi maybe utekereza ko ushobora kuzahura nazo ukaba nanone uvuga uti nazitekerejeho kandi ndi kumva ko ziri mu bitazatuma ncika intege muri ino game? Dore ko abaraperi bavugaho byinshi cyane hano hanze. Imbogamizi ya mbere mbona wenda yankoma mu nkokora nta mbogamizi nayo njyewe nta mbogamizi mbona tu yankoma mu nkokora kabisa, keretse wenda uriya abantu baravuga ngo Jepore niwe waririmbye ngo ibi byose kubigeraho bisaba inshuti nyazo. Imbogamizi nagira ni ukubura abantu.
naho mbonye abantu rwose ibintu byaba ari correct. Kandi ku bana byo ndabizi abantu baba bagomba kuboneka kabisa. Bivuga ngo hamwe na byinshi wumva struggles aba artists bagenda banyuramo zitandukanye, beef zitandukanye. Nuvuga ngo wowe ikibuga wamaze kukiganiza uvuga uti none ugiye nyinjiyemo ya ikibuga naracyanarayije bro. Naracyanarayije ubu ngubu ikintu kiza imbere ni umuziki wanjye niwo ndaje ishinga imbere. Nihagira n'ikivamo rwose Imana izaba ibikoze ariko ngomba kuwukora kabisa nivuye inyuma. Inyuma y'iyi song indi ndirimbo urayiduha ryari? Indi ndirimbo abantu ahubwo bayikumbura ndayeba nyuma y'icyumweru kabisa. Nyuma y'icyumweru ndaba ndi kwa producer ndahita nyibazanira kabisa. Ahubwo urayiduha audio cyangwa urayiduha na video? Nzayibaha ari video kabisa. Nzahita nkora video y'iyi ngiyi mpita nkora n'iyo nshyashya, kandi inshyashya yo nzakora bro abantu bayitegeyo kabisa izahagurutsa abantu neza cyane kabisa. Hanyuma rero dusoza n'iki ushobora kuba wasaba abari kudukurikirana, hanyuma unababwira na social media maybe ukoresha kugira ngo bajye babasha gukurikirana ibikorwa byawe? Ikintu nabwira abantu bari kunkurikira nuko ubundi bwo umwana w'Ikayonza wacu ni Kayonza, ariko nubwo na Kigali ariko ndahatuye, ariko mama yibera Kayonza. Banje kumusuhuza nshuje n'abana bari muri quartier mu rugo. Ikindi nabwira abantu bateze Fine FM ni ukugira umwaka mazima bakakomeza kwinjoyinga indirimbo zacu tubazanira. Kandi Imana ikomeze ibaha amafaranga kabisa. Imana ikomeze ibaha amafaranga nawe kandi yaguha si byose. Urakoze cyane. Neza cyane kabisa. Uvuze mama uramusuhuje, uri wakangaye kuri mama? Ndi the second kid. Uri umwana wa kabiri. Ndi umwana wa kabiri, mfite mukuru wanjye nkunda cyane. Mama ari kumvika ikiganiro? Mama wanjye ashobora kuba ari ku cyumba kuko namubwiye ko ndi buze kabisa. Neza cyane. Mukuru wawe nawe ni umuntu supporting ibikorwa byawe? Mukuru wanjye ni umuntu aho ngaho gusa ntago yansubiza inyuma mu kintu cyose najyamo abona ari kizima. Niyo buriya mukuru wanjye yakomeje kungira inama kuva mu bwana bwanjye mpaka nkuze. Namufataga nk'umuntu nyine mukuru kuri njyewe nkanamwubaha n'inama ngire nkazuba kabisa. Uvuze ikintu gikomeye cyane, mbese nkunda n'uburyo ki ubana na grand frère, ubana na famille n'ibindi nk'ibyo. So reka ngushimire sana kuri time yawe Capito Corune. Capito Corune izina riri heavy bro. Izina Capito Corune. Capito Corune. Capito Corune rino zina kabisa ifite igisobanuro abantu barenda kuzabona kabisa. Nibwo bazabona Capito Corune mu minsi imbere. Nawe ngubu ni introduction kabisa. It's introduction. Amazing. Social media ukoresha izihe? Social media zanjye ni Capito Corune. YouTube, Instagram, TikTok. Abantu bagende basharinga kuri TikTok bazamura aba followers kabisa, basub bazamuke dukomeze dukora ibintu. Ndabizi abanyarwanda n'abantu beza kandi ndabizi barabikora kabisa. Sana Capito. Sawa namwe mwakoze Fine FM. I love you. Bro ndagushimiye kuba wanyakiriye mu kiganiro. Bino bintu ntabwo natekerezaga ko nagera kuri radio nkavugiraho. Ariko right now ubungubu ndi kuyivugiraho. That is amazing. Zitangiye kuba impamo zitangiye kuba impamo kandi mifashijwemo nawe rwose. Asante sana my brother, nanjye nakwishimiye sana kandi courage. Imbere ni heza n'udacika intege si byose? Imbere neza ndabizi kabisa. Yeah man. Anaitwa Capito Corune ni wote industry.